Imboni TV. Ese kuba M23 yabikomeje gufata ibice bitandukanye byaba bisobanuye yuko igiye kwigarurira ibice birimo Karemi, Maniema, Uvira, Baraka, Fizi ndetse na Rulimba. Tugiye kubiganira turebe icyo bisobanuye kuba bakomeje gufata ibice bitandukanye muri rusange muri aya makuru yacu n'intego yabo n'icyo bagamije kugeraho muri aya makuru yacu. Imikazo muri hatandukanye hose. Nge nitwa Jabo Marashinze nyina Nikora. Nikora umeze neza? Yego meze neza rwose. Muri rusange kuba M23 natwirwaneho bakomeje gufata ibice bitandukanye bisobanuye iki kuri wowe? Urakoze cyane kuba M23 ndetse natwirwaneho barimo bagenda bafata ibice bitandukanye. Bisobanuye ko nyine M23 ishobora kugera muri tuno duce. Tumaze kugaruka. Utu duce tumaze kugarukaho muri Karemi, muri Maniema, muri Uvira, muri Baraka, muri Fizi, muri Rulimba. Ndetse n'utundi duce tutavuze. M23 ifite ubushobozi bwo kugera muri bino bice. Kubera ko twabonye M23 igenda ifata ibice mu buryo bwihuse. Twabonye mu gihe mu minsi itarenze 3 bamaze kwigarura turi duce twa za .0 bahise bamanuka directement bafata uduce bita Turuki, bafata na Kiheri, bafata icyo bita Mutambara, bafata icyo bita Kirumbi, Rusenda, Bibogobogo ndetse na Kabembwe. Mu masaha make cyane mu minsi ibiri yonyine utu duce bari barangije kugira gute kudufata. Wibuke ko mbere yuko bagarara muri turi duce ndashaka kukwereka ko utu duce bashobora kugira gute bashobora kudufata. Yego, bashobora kunatugeramo kandi byihuse cyane. Nyuma y'iminsi itarenze 5 M23 itangiye kurwana rwa rugamba. Uribuka irwana hariya muri Mikenge. Umunsi umwe yarwanye muri Mikenge irayifata yose. Umunsi wonyine umunsi wa kabiri iraza irwana hariya muri turi duce twa Rwitsankuku. Rwitsankuku irayifata yose. Uwa gatatu irwana hariya biti Mutunda irafata. Uwa kane irwana hariya ku musozi wa Baruta irafata. Uwa gatanu irwana .0 irayifata. Ibyo ngibyo bisobanuye iki? Byerekana iki kuba umunsi umwe hashobora gufatwa agace k'ingenzi nk'akangaka? Nubuye buhanga ubundi bakoresha kugira ngo bafite bino bice. Ubuhanga bakoresha barimo M23 ndetse natwirwaneho. Nukubera ko bariya bafite intego y'ibyo barimo barwanira. Hariya muri turi duce abaturage bari bamaze igihe kirekire bicwa. Bakicwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wabonaga umugabo bita Lawrence Kanyuka asohora amatangazo buri munsi avuga ngo bateye muri kano gace, hano drone yarashana muri kano gace. Bari bamaze kubona ko abaturage bababaye, ahubwo abaturage bashobora gushirira hariya muri kariya gace. Bituma bakoresha imbaraga nyinshi cyane z'umurengera kugira ngo babashe kureba uburyo batabara abaturage. Ikindi kandi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wibuke ko mbere yuko nabo bigarura turi duce ingabo za Kongo nazo zavuye ahantu bita .0 baramanuka nabo bagera za Bidego baratambuka bagera Irundu. Bamaze kugera Irundu baratambuka neza baraza bafungira neza ku musozi aho bita kwa Buhimba ndetse naho bita kwa Harera. Utwo duce baraza bagira gute badufungiraho. Gufungira hariya kuri turi duce ariho bari bashize ibirindiro byabo bya nyuma. Hari hasigaye ibirometero 3 ngo babashe kwinjira muri Minembwe ndetse bafata n'ikibuga cy'indege cya Minembwe. Bahita bavuga ati bano bantu dukomeje kubajenjekera ngo turi mu bintu by'imishikirano bazigarura kano gace kandi kugira ngo tuzakabakuremo bizatugora. Bituma bakoresha imbaraga z'umurengera barabirukana barahunga. Niyo mpamvu nakubwiye ngo M23 ndetse natwirwaneho isaha iyo ari yo yose bashobora kwinjira muri tuno duce batwinjiramo bakirangiza kwigarura turi duce. Urumva ntabwo batuje. Ndakubwira access zose ukuntu barimo bagenda bazirwaniramo, kubwire n'uduce bagezemo, kubwire na objectif yabo, kubwire ukuntu bagose utu duce turimo tuvuga dushobora kuba tombe tuno duce. Dore ukuntu batugose reba mwereke duhereye hariya turi duce two natuvuze twa .0 bagose bagamije kwagura no .0 reka mbere muri kano gace ka .0 hano .0 bafite Tubuki, bafite na Kiheri, bafite Mutambara, bafite Kirumbi, bafite Rusenda, bafite Bibogobogo, bakongera bakagira n'icyo bita Kabembwe. Utu duce baradufite bakongera bakagira turi duce twa za Mutambara. Twose baradufite bari kutugenzura cyane rwose bari maratugenzura. Niba bafite tuno duce n'icyo bita Kanguri, niba bagenda Kanguri na Kanguri barayifite na Rusuku ndetse barayifite. Nimba bayifite hejuru bahagaze hejuru y'icyo bita iki yita Fizi. Fizi bayihagaze hejuru. Isaha yari yose Fizi barashobora kuyifata. Fizi barangije gufunga umuhanda uva Fizi werekeza aho bita iki, werekeza aho bita muri Maniema ndetse werekeza na hehe, werekeza no muri Karemi. Uyu muhanda barangije kufunga. Hanyuma noneho uzamutse muri za Rugezi ingabo za FCM 23 bakimara kumanuka neza bageze hariya kwa Murima.
bahise batambika bahita bakubita iririya shyamba rya Mukoko bakubita ishyamba ry'iki rya Nyaruhinga bahita bakomeza directement bari bafite abasirikare babo bari muri turiya duce twa za Rugezi bahita bakubita hariya muri Rugezi bari bayifite bahita batambuka Rugezi yego barakomeza bagera ahantu bita ngo ni Gasiro baratambuka bava muri Gasiro bavuye muri Gasiro directement barakomeza binjira mu duce twa Gasiro binjira mu gace ka Natete Natete bakivamo bahise binjira mu gace ka Kadegu bakiva muri Kadegu binjiye muri Mirimba bakigera muri Mirimba directement bahita binjira muri Rurimba bakigera hariya muri turiya duce twa za Rurimba abashinga ibirindiro byabo aho bita Rurimba Mabwe barongera ibindi birindiro babishinga muri sekiteri ya Nganja cyangwa se ahantu bita Ingashi utwo duce twose batugeramo ariko batugeramo batambuka uduce twa za Rurimba ntibaturwanamo bahita badutambuka Rurimba bayisiga hagati ya Mirimba Mirimba bayisiga hagati ya Rurimba ndetse n'ico bita iki Rugezi kuki bataturwanye mu tuno duce baduciyemo ingabo zari ziturimo za FARDC FDLR n'abazarendo hari ingabo za General Autoproclamé bita Ngoma Nzito uyu Ngoma Nzito ntabwo yamenye igihe 23 natwirwaneho batambutse hariya muri turiya duce bahita bakomeza baritambuka ntabwo bashatse kumurasa bahaciye bigendera bisaba bahaciye bigendera n'uwaduni yamenye igihe batambukiye bashatse kugira ngo babasige hagati igihe cyo kubakubita bazabakubitire hehe hagati babazengurutse hariya kariya ni agace kamwe nakubwiye ka Rurimba kweretse Rurimba ukuntu barangije kuyigeramo kweretse turiya duce twa za Mirimba ukuntu batugezemo sekiteri ya Nganje ukuntu bayigezemo kandi ugeze hariya muri Rurimba direct bashobora kuva hariya muri za Rurimba ugahita ukomeza ukaza guhinguka mu muhanda uduce bazabita ngo ni kwa Kagembe aho ngaho haracyari muri territoire ya Fizi wagera muri ahantu bita kwa Kagembe ugahita ukomeza ukagenda ukinjira ahantu bita za Mimbiriro wahava ukagera aho bita za Kirembo Kirembo hageze mbere wageze uhita utambuka imbere yaho ubatangiye habari umugezi wari ngo ni Rwama iyo itambutse ujye uhita wambuka hakurya iyo wambutse Rwama ubageza hehe hariya muri turiya duce twiki muri turiya duce twa za Maniema urumva ko Maniema nayo batangiye kugira gute kuyisatira nashaka cyo kugendera gake bino bice byaba ari bice bisobanuye iki urugero dusobanukirwe neza mu gihe yabifashe bino bice birimo ibice bya Maniema Uvira Baraka Fizi na Murima n'ibindi bitandukanye ni ibice bisobanuye iki mu gihe mama ko nyagatatu yabigezemo byayongera iki ese bisobanuye iki ku rugamba muri rusange urakoze cyane tukiri muri turiya duce twa za Maniema bigaruriye icyo bita kiriya gice cya uvuye hariya kwa Kagembe umanuka za Mimbiriro ahantu bita Kirembo Kirembo igira ikibuga cy'indege kinini cyane yego na Maniema iragikoresha ariko n'abandi nabo baragikoresha kiriya kibuga kikaba ari cyo kibuga gisigaye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite muri Kivu niyo bakoresha gusa nicyo barimo bakoresha n'ikindi barimo bakoresha ni kino gice cya Kalemi kiriya kibuga buriya baragikoresha cyane bafite na target y'uburyo bashobora kugira gute kugikoresha ariko AFCM 23 nayo iragitagetinga kugira ngo nayo ibashe kugira gute ibashe kugikoresha noneho kwigarura kariya gace kiriya kibuga cy'indege yawe kigaruriye icya kabiri noneho kuba bakwigarura kariya gace ka Rurimba baba barangije kubafungira umuhanda Rurimba ifite akantu k'akarombo ako karombo kagabanyamo imihanda ibiri hari umuhanda werekeza muri Maniema hakaba umuhanda werekeza muri Kalemi ufunze uriya muhanda directement hari ubufunze umuhanda wa Maniema ubufunze umuhanda wa Kalemi ni ukuvuga ngo abasirikare baba barwanira hariya muri turiya duce twa za Fizi n'abarwanira muri Baraka ntabwo bashobora kubona musada mu Kinyarwanda ni kikiza ubufasha cyangwa se inyunganizi nta bufasha babona bwaba ari ubufasha bwo ku butaka bwaba ari ubufasha bwo mu kirere bwaba ari ubufasha bwo mu mazi ubwo bwose ntabwo bakongera kugira gute kububona banga ibikoresho byabashyana ibyo kurya bakamanika amaboko bikarangira cyane rwose ntabwo baba bafite ahandi hantu mu gihe gutakaza Maniema ni ifite abasirikare bakagombye kuba batabara directement ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo zirwana muri Baraka ndetse na Fizi bafite uriya muhanda tujya kwita route numero 5 uva muri Bukavu ugatambuka ukinjira muri Uvira ukava muri Uvira direct mukinjira muri Baraka ukava muri Baraka ukinjira muri Fizi ugakomeza ukinjira muri Rurimba igice kimwe kikerekeza hehe muri Kasanga ubatangiye kwerekeza hehe muri Kalemi ikindi gice kikaba cyerekeje hariya muri Maniema ngira ngo urumvikana neza cyane impamvu ari gushaka gufata kariya gace n'ibindi bice bitandukanye muri rusange bamaze gufata bino bice byose bamaze kubishyikira byaza kubafasha iki ese byaba bisobanuye ku butegetsi bwa Kinshasa muri rusange icyo byaba bisobanuye ku butegetsi bwa Kinshasa baba batangiye kugira gute gutsindwa
ni ukuvuga ngo baba ubu ngubu barimo barwana bari mu ntara imwe, mu ntara ebyiri, muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, nizo ntara barimo barwanamo. Twirengagije ziriya za Ituri zirimo ba Thomas Rubanga, tukirengagiza na za Katanga zirimo MDKC iyobowe na Kingu Gedeon, sibyo? Ibyo ngibyo tubyirengagije, ariko tuvuga hari AFC M23 twirwaneho, barangije kwihuza ku mugaragaro, barimo barwana mu ntara zibiri, muri Kivu y'Amajyepfo no mu Kivu y'Amajyaruguru. Noneho twavuga ko n'izindi ntara ziba zatangiye kugira gute urugamba baba batangiye zatatswe nazo. Ibyo bintu urumva ko biri kwagura intambara, ikaba ari intambara yagutse ndetse ifata ibice bitandukanye. Ibi bintu mu bigaragara iyi M23 iri kwagura ibice igenzura cyangwa se iri gukomeza ifata muri rusange, ariko nkibwira ko muri rusange nk'uko bivuze Tshisekedi n'abamufasha bari gutsindwa. Ibi bintu byaba biri gusobanura iki mu gihe babafashe bino bice? Byahita bibafasha muri rusange gutangaza ko bashinze ya leta yabo ya Kivu, baba bageze no mu bindi bice bitandukanye, barenze za Kivu zombi. Muri rusange byaba biri guhita bibaganisha hehe? Ndakeka ko hariya uduce baba barimo gusotera cyangwa se baba barimo kwegera ni uduce twahoze turimo ibirindiro bya RCD. Uribuka ko RCD yari yarigaruye turi twa za Maniema, yigarura muri za Katanga, yigarura hariya muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'icyo bita Kalemi. Turi duce bari baratwigaruye RCD. Biragaragara ko bashobora kwigarura turi duce barangiza kutwigarurira bagahita batangaza leta ya Kivu. Byashoboka rwose mu bigaragara, ariko babitangaza mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakwemera gukomeza kunegosiya, mu gihe yakomeza kwikamata ikavuga ngo ntabwo izanegosiya na M23, ikongera kandi igashiramo akantu kamwe bavuze ngo nibahindura itegeko nshinga ngo abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ngo abo baturage bo ntabwo bazagira gute, bazajya mu matora, ntabwo bazasinya ku ihinduka ry'itegeko nshinga. Ntabwo ari abaturage b'igihugu cya Kongo muri rusange. Yego, ni ukuvuga ngo nimba wanze ko umuturage asinya ku ihinduka ry'itegeko nshinga, wa muturage uzaba wamwambuye ubwenegihugu, kubera ko itegeko nshinga rishyirwaho n'abaturage, rigashyirirwaho abaturage, rigakurwaho n'iki n'abaturage. Noneho mu gihe uzaba wabyanze, wa muturage uzaba waramije kumukumira muri ya guverinoma. Icyo gihe wa muturage bazajya ku ruhande rwa M23 ndetse na twirwaneho bahite batangaza igihugu cyabo, nabo bashireho itegeko nshinga. Ese ndiko bino bice kugira ngo ube byafatwa cyangwa se byakwigarurirwa, hari urugendo rungana rute? Bisaba iki? Harabura iki kugira ngo babe nabyo byafatwa, kugira ngo nabyo bigende neza mu murongo w'ibindi? Ni iki kibura? Hari urugendo rumeze rute? Ibi bice kugira ngo bibe byafatwa, uremera tugende agace ku kandi kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa. Nibyo byiza. Agace ka Uvira, Uvira buriya ntigoye, nta n'imirwano izayiberamo, kandi nta n'imirwano igibera muri Uvira. Na M23 igihe heruka kwigarura Uvira, wabonye ko nta mirwano yigeze. Ntabwo yarwanye rwose, yahageze bahunze FARDC, yagezemo FARDC yahunze, biriya bice yarangije kubita, yabitaye itakibirimo, bahise bakomeza berekeza hehe? Ni ukuvuga ngo M23 ndetse na twirwaneho bagiye kwinjira hariya muri turiya duce twa za Uvira, basanga abasirikare bayivuyemo. Umunsi bazabona M23 na twirwaneho batangiye guhanganira haya muri Plaine de la Rusizi, bazahita bafunga utuntu twabo bahunga. Yego, si naho gusa, uriya mujyi wa Uvira imbaraga zawo ziri hariya ku musozi wa Munaniro, ziri kuri Gafinda, ziri kuri Buhonde, ziri hariya kuri za Biziba, bakongera noneho bakajya kuri Kirungu. Bariya nibo bunamiye neza icyo bita Uvira. yego, Wajya muri Plaine de la Rusizi, ruguru yaho hari umusozi bita Rubarika. Uwo musozi wa Rubarika ufite M23, nawe ni ureba iki? Ni ureba hariya muri Plaine de la Rusizi. Ni ukuvuga ngo bavuye muri uwo musozi wa Rubarika directement bagahita batangira kugaba ibitero ku ngabo za FARDC, FDLR ndetse n'abazarendo. Abari muri noneho hariya muri Kirungu ndetse n'iriya misozi yindi maze kukubwira, nabo bagahita bamanuka bakanyura ku gataka bakagera muri Kalimabenge. Egare ko biriya bice byose bahita bamanuka directement bakinjira muri Uvira. Bakigera hariya muri Uvira bahita bafungira umuhanda werekeza Baraka, ariko umuhanda no kuwufunga no kutavufunga ntacyo bitwaye, kubera ko M23 na twirwaneho yawufungiye ruguru y'iki urafunze, kubera ko niyo nzira bari basanzwe bafite bashobora kugira gute guhungiramo, ariko iyo nzira barangije kugira gute barigose n'ubundi. Inzira bafite ni y'amato bashobora kunyura hariya muri Uvira directement, bagahita banyura muri Lac Tanganyika, banyura muri Lac Tanganyika directement bakinyura muri Lac Tanganyika, bagahita binjira bagahita binjira mu mazi
bagahunga berekeza muri tuya duce twa za Kalemi. Birumvikana. Ariko Kalemi nayo Aha. ntabwo ushobora kuyivogera ngo winjire muri Kalemi. Aha. Hejuru yawe muri iriya misozi ya za Kirungu Aha. hariho abasirikare ba M23 na twirwaneho. Ni bari bako gucungira hafi hariya. bari gucungira hafi, harimo kureba bato ishobora kuva muri Kalemi Aha. ijya kwinjira muri Uvira. Directement bahita bayirasanga kwa kundi twabonye bato barasiye hariya muri Baraka bahagaze muri ya misozi ya za Bibogobogo na hariya muri tuya duce twazana Giheri. Yego. Murabo kugira ngo bamanuke muri Kalemi ni ukubanza bakareba neza neza hariya tageti zaduye aho ziri kugira ngo babashe kuzica intege. Yego. Cyangwa bashaka kugira ngo barebe uburyo ba M23 tabarasa bakanyura muri Lake Tanganyika ku ruhande rw'u Burundi. Hanyuma noneho bakajya ku cyambu bakambukira mu Burundi. Hanyuma noneho bakabona kunyura ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Akaba ariwo bagira gute, akaba ariwo babasha kugira gute kwambukiraho. Muri rusange hari amakuru yavuze no mu minsi yatambutse akantu k'ibiganiro mu kanya wakomojeho baravuga bati niyo twebwe twajya mu biganiro ubwo ni M23 tukumvikana leta ya Kinshasa ntabwo tuzava mu bice twigaruriye, muri make tuzahera ku bihari ariko twebwe ntabwo tuzasubira inyuma. Muri make niyo ijya mu biganiro yo izakomeza igenzura ibice yagenzuraga itabivuyemo none baganire ku bindi bisigaye. Muri rusange icyakorwa cyose ibikirimo ntabwo izigera bikurwamo icyo byagenda kose. Ibi byo ntibizakomeza kwagura urugamba nubwo Kinshasa yaganira nabo bakagenda ku meza y'ibiganiro, ntibizakomeza gutuma bavasa bakagera kure. Bazagera kure cyane kubera ko ntabwo bareka kuhavansa kubera ko M23 iyo basabwe kuva mu bice babivamo. Yego. Barababwiye ngo bave hariya muri Uvira ibirometero 75 babivamo. Buriya kuva muri Uvira hariya ndani hariya akavimvira neza ukagenda ukagera hariya Kamanyola harimo ibirometero 75. Ibyo ngibyo barabategetse babivamo. Ariko amasezerano yavugaga ko n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bagomba kuva aho bari, sibyo nabo bagasubira inyuma ibirometero 75. Ariko bo umunsi ingabo za AFCM 23 bavuyemo bahita batangira gusotera n'ibirindiro byabo bavuyemo. Icyo ni kimwe cyatuma AFCM 23 itava hariya muri biriya bice. Icya kabiri, ingabo za leta zikomeza zivuga ngo ibice M23 ifite dufite target yo kubibakuramo. Nimba afite target yo kubibakuramo ni gute wategereza ngo uvuge ngo reka ntegereze igihe bankurira muri ibi bice? Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu noneho bafite kiriya biriya biyaga biri hariya bafitemo ba marine barashobora kubagabaho ibitero isaha iyo ariyo yose. Ese nimba wabagabaho ibitero ni gute bo batashakisha uburyo bisubiza biriya bice? Birumvikana aho kandi nabo aho bari bayoboye bafite abaturage abaturage bari gucungira umutekano. Ikindi abaturage waruvuze bakunda gusaba cyane yuko baza guhabwa ubutabazi n'iriho rya M23 kugira ngo umutekano wabo urusheho kubungabungwa ndetse n'ibintu byabo muri rusange. Ni henshi hagaragaye abaturage bavuga bati turabangamirwa turahohoterwa, icyiza natwe mwaza mukaturenganura. Ukunda kubona henshi cyane hatandukanye. Nagaruka ngo na henshi cyane hatandukanye. Muri Uvira barimo barataka, muri Baraka barimo barataka n'abaturage. Yego. Abaturage ba Uvira bo batangiye no gutaka bavuga ngo M23 turabashaka ko mwongera mukagaruka hano. Abandi baturage bagatabaza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakavuga ati nyaboneka Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turifuza ko waza hano ukaza ugakuramo zino ngabo zawe za Kongo ugakuramo FDLR ugakuramo Wazalendo ugakuramo ingabo z'u Burundi mukatuzanira ingabo zidafite aho zibogamiye. Hanyuma se urumva ko buriya batarimo batabaza M23 mu yandi magambo? Yego ngize izirukane kora ko izirukane kubera ko bo iyo bari muri turiya duce sibyo bo baba bagize gute babiturije. Birumvikana. Ibi bintu se byo mu by'ukuri kino cyifuzo cyangwa irisengesho ry'abaturage bazaryumva bagiye kurisubiza bagiye kwirukana zirangabo? Mu bigaragara iki cyifuzo cy'abana baturage bazacyumva kubera ko abasirikare ba M23 cyane bajya bumva ijwi ry'umuturage kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nakubwiye naguha urugero. Wumvishe hariya muri Bukavu ijya gufatwa ukuntu barimo batabaza hariya muri Bukavu Minembwe bajya kuyifata wumvishe abaturage aho ukuntu bari bagaramiwe. Goma wabonaga abaturage ukuntu bari bagize gute bari bageramiwe barimo bagenda bagira gute bicwa umusubirizo isako yindi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko M23 turashobora kongera kuyibona mu ishushasha hariya muri turiya duce twa Uvira, turashobora kuyibona muri Baraka, turashobora kuyibona muri Fizi. Ariko utwo duce twose nubwo ndikubwiye gutyo hari uduce tutazabera nk'imirwano. Kubera iki bwo two tutayiberamo?
bazaba barangije guhunga, abarwana ni ababa bafite inzira bahungira, bazihungisha bo ubwabo, bazihungisha abandi bazamanika intwaro nka kwa kundi twabonye bamanitse intwaro hariya mu mujyi wa bakabanika amaboko bati mukora icyo mushaka. Gusa ntabwo bazi ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ntabwo kurwana barabizi, simvuga ko batabizi, barabizi, ariko ntabwo bazi reprise strategique y'urugamba. Ugiye kujya ku rugamba ubanza kureba inzira uzahunga, ugafata ikarita ukiga ibice ugiye kurwaniramo. Uravuga ngo se ni impunga, nabyo birashoboka, ndashobora kunyura impunga, baze bajya kwireturuva bagasanga kera ingabo za M23 zarangije kubagota. Urebe ngo muri Goma bajya kurwana hariya muri Goma directeur kibaye babafatirana hariya muri Goma, ingabo zari zikiri za sake za M23 ariko zibaca inyuma, barazenguruka baza kugera hariya Minova ni hagati ya Bukavu na Goma, babafungira uriya muhanda, kandi uriya muhanda niwo wonyine uhuza Bukavu na Goma, nta wundi muhanda wari urimo. Undi muhanda bari kunyuramo berekeza za Warekare n'uriya wa Sake bari barangije kugira gute kuwufunga. Indi muhanda babasigiye ni umuhanda bahunga binjira mu Rwanda, ikirere cyo bari barangije kugifunga, inzira yo mu mazi bari barangije kugira gute kugifunga. Ariko ingabo za Kongo ndizatekereza ko barangije gufunga Minova, nitujya guhunga tuzahungira hagana hehe? Niko bimeze na hariya Bukavu, hari ujya guhunga n'ubundi ukabagwamo. Nari Bukavu niko bimeze, ntibigeze batekereza, ubu niko batangiye gutekereza ngo se Bukavu ntibazayidufungiramo ko Rusenda hariya bafite, batangiye kuwa kontrola ruguru yacu, bakaba barangije gufungura muhanda uduzana Karemi na Maniema. Ese turashobora guhunga twerekeza hagana hehe? Ni ikibazo gikomeye bari kwibaza, ni ikibazo gikomeye bari kwibaza, ariko bakagombye kuba barakibajije mbere yuko bajya hariya guhatera na mbere ko bajya mu mirwano ya hariya. Yego, nijyo nicyo I'm sorry, baba barakibajije mbere y'igihe, ariko mu gihe batakibajije mbere y'igihe byanga byakunda birakomeza kubazanira ibibazo biremereye cyane. Reka dusoreze aha ngaha mu by'ukuri Nikora. Urakoze cyane. Ndagushimiye Nikora, ariko nanone nshimiye abantu banye natwe muri mukuru agezwe kuri iyi saha, mwakoze cyane aho muri hatandukanye. Nitwa Jabo Marashina, ari kumwe na Nikora muri aya makuru. Mwese Imana yarinde muhaye muronke, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.